igitondo cyiza, igitondo gihire, umugoroba mwiza, ijoro ryiza, amanywa meza, isaa sita nziza, biturukanye naho buri muntu aherereye ari kumva ano makuru aturuka kuri Clever Bemba. Ni amakuru mugezweho na Clever Bemba, ibibera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaje rero kugira ngo tubabwire amakuru avugwa muri iriya linye yerekera muri Kalemi. Eske intare za Sarambwe ziraza gufata Baraka? Intare za Sarambwe se Makobora byitwaye gute nyuma y'ibitero by'indege? Reka neguze aba mu bwoko bw'Abanyamulenge bakomeje kwibasirwa n'ibitero bya drone, ko turi buze gukora ubusesenguzi no kubwira amahanga no kubwira Alliance Fleuve Congo, kuko nagiye mbona ubutumwa bwinshi kuri biriya bitero bya drone bikomeje kwibasira mu bwoko bw'Abanyamulenge. Amerika yatanze ibirometero intare za Sarambwe n'amadubu bagomba kuba bamaze kwerekera bava muri Uvira. Biraza gutanga iki? Reka ino nkuru n'izindi tubafitiye ni nyinshi muri teritwari ya Masisi, muri teritwari ya Rucuro, uko byagiye biramuka aho ngaho. Ariko murumva ko turi kwibanda cyane muri kiriya gice kirimo Abafurero, Ababembe ndetse n'Abanyamulenge, aho intare za Sarambwe ziri kwerekera mu kanya zimara gufata Kalemi zigafata Baraka na Fizi. Amerika zirongera ivuge kukize umujyi wa Uvira bari kushaka cyane, bagakomeza no kuvugaho uriya mujyi urimo zahabu, uriya mujyi urimo petrole, uriya mujyi se uri mwiki cya speciale kurusha indi mijyi intare za Sarambwe zafashe, kurusha indi mijyi intare za Sarambwe zicayemo. Mbere ya byose reka manza no makuru nyatangirire kuri ibingibi byabashije gutangazwa na Amerika itanga ibirometero aho intare za Sarambwe amadubu bagomba kujya muri Uvira bakerekera. Tubirebere hamwe, turaza turebere hamwe n'ibindi byinshi. Turaza turebere hamwe bivugwa n'ubundi ahangaha iwacu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu nama y'akanama k'umutekano ka Loni yabaye kuwa gatanu n'umunsi w'ejo tariki 19 z'ukwezi kwa 12 2025, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko gusohoka kw'inyeshyamba za Alliance Fleuve Congo mu mujyi wa Uvira bidahagije kugira ngo habeho umutekano urambye. Washington isaba ko izi nyeshyamba zisubira inyuma nibura intera ya kilometero 75. Kilometero 75 rero nukuvuga ngo nukuza gufungira Ruvungi, kuko uvuye Kamanyora kuzagera Uvira harimo 85. Uvuye rero hariya zari zifungiye za Gatogota ukazamuka ukagera Ruvungi, reka dufate ko harimo ibirometero 10 cyangwa 15, zikava mu nkengero z'umujyi w'ingenzi wa Kivu y'Amajyepfo mu rwego rwo gushyigikira imbaraga z'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amerika yavuze ko Uvira ari igice gifite agaciro gakomeye ku mutekano n'iterambere ry'akarere, bityo ko icyemezo cyose kigamije amahoro kigomba kwitandukanya nuko cyafatwa kigiye gito. Abadiplomate ba Amerika bashimangiye ko gusubira inyuma muri iyo ntera yavuzwe haruguru kurusha gusohoka mu mujyi gusa aribyo byatanga icyizere cy'umutekano ku baturage no ku bikorwa by'ubutabazi. Reka babwize ukuri, ibibyo biraza kongera gusakuza. Kano kanya muri kunyumva icyo ndi kubabwira nuko biri buze kongera gusakuza, kuko M23 Alliance Fleuve Congo twirwaneho iramutse ivuye mu mujyi wa Uvira, ikintu cyakorwa ni massacre contre les Tutsi n'abandi bakongomana bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda n'Igiswahili, les Swahilophones. Ntutekereze ko bari Ababembe bari guhiga barabo kwa bakamama n'abandi baramutse bagize muri Uvira, icyo bakora ni massacre. Icyo bakora ni ukwica batitaye ngo bagiye kwica nde, bagiye kwica iki.
ibi rwose reka mbibabwire nanabibateguze mbabwire ko ntabwo bishobora kwemerwa. Amerika ndaza reka manze nakomeza ubundi ndaza amabwire n'ibindi. Iyi myanzuro yashinzwe imbere mu gihe intambara n'ishyamirane bikomeje kugira ingaruka zikomeye ku baturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho umutekano wagihungabana, ibikorwa by'ubukungu bigahagarara n'abantu benshi bagahunga. Ibi byagiye bitezwa na FARDC na Wazalendo. Reka manze nababwiza ukuri, igice kirimo mama 23 kirimo twirwanaho MRDP, kirimo Alliance Fleuve Congo, tugendane. Mujya mwumva hari abantu bahunze, ibikorwa bibi bihaba, si bya bikorwa by'abiyahuzi bo muri za Wazalendo baza kwiyahura no kwica abaturage, bimwe byakorerwaga muri Goma. Ibyo byose biri guhagarika. Mumanze mwinjire mu mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma igihe cya Wazalendo cya état de siège, par jour hagombaga gupfa abantu 6. Uno munsi nta muntu upfa, ashobora gupfa umuntu umwe nawe wakozweho na babandi ba Wazalendo baje bakiyefilitira bakaza baturutse muri parike ya Virunga bakaza bakica. Abamotari wasangaga buri munsi bari kurasa abantu bari ku mamoto. Ubu ngubu se muri Goma muracyabyumva? Muri Bukavu se murabyumva? Kuki Amerika itakwifuza ko nabandi baturage bagira umutekano? Ingabo z'u Burundi se nizo zizaza kuduhereza umutekano? Negative. Amerika kandi yasabye impande zose bireba kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwa muntu, kurinda abasivile no gushyigikira ibiganiro bya diplomasi bigamije kugarura amahoro arambye. Yagaragaje ko igisubizo cya politike gishingiye ku biganiro no kubahiriza amasezerano n'umutekano ari cyo cyonyine cyatuma uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bugana ku mahoro arambye. Iyi ngingo ya Washington ikomeje gukurikirwa n'abasesenguzi n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga, aho benshi bemeza ko icyemezo cy'amahoro kizagerwaho ari uko habayeho gukemura ikibazo muzi no gushyira imbere ibiganiro byubaka icyizere hagati y'impande zose. Ibi ngewe reka mbabwize ukuri, ntabwo gusubira inyuma kwa Alliance Fleuve Congo cyangwa gufata ibyo birometero 75 ngo basubire inyuma aribyo biza gutanga agahenge. Ahubwo nibagende binjire bamenye ikibazo muzi cyatumye no ntambara, gituma General Emmanuel Sultani Makenga haguruka, gituma Charles Matama, gituma Nyakwigendera Makanika. Imana imuhiruhuko ridashira kandi komeze mutuze aheza. Intwari itazibagirana mu mateka. Intwari niyicarane n'Imana kuko yarengeye ubwoko bw'Imana yiremeye. Aravuga bati tuzemera dupfe ariko abandi babeho, kuko nkuko yabivuze yarapfuye ariko abandi bagomba kuzabaho, n'abandi bazapfa ariko abandi babeho. Icyo nicyo gisobanura kubyara, icyo nicyo gisobanura kugira umuryango ukagira aho ubarizwa, nukugira bakwitangira. Abakecuru bashaje, abana b'impinja badagifite imbaraga zo kwirwanaho bagomba kurwanirwa n'abagifite imbaraga. Nibyo Rukundo Makanika yari yarasezeranyije Abanyamurenge kandi yapfuye nk'intwari itazibagirana mu buzima bwe bw'abantu bose, yabavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'izindi ntwari zose aho ziri. Ni intwari nkuko bagiye baba intwari ba Rwigema, bagiye baba intwari. Donc intwari nawe ni intwari. Ibyari bicubije inyuma, ariko icyo nababwira cyo nuko dukurikije uburyo byitwaye hariya muri Uvira. Muri Uvira abaturage ba Uvira, hari abaturage b'Abafurero naganiriye nabo barambwira ati ngo Bemba, ngo nibwo bwa mbere twakwicara tukamara iminsi 5 tutumvisha isasu, tutumvisha bombe. Wazalendo bazaga bo bwabo bakarasana, FARDC na Wazalendo barasanaga. Atariko kuva Alliance Fleuve Congo wakombozi kina ngufu bagira hanga, wenda yewe barakoresha terme ngo wakombozi, niko babita wakombozi muri Uvira. Mu gihe mu bindi biceho babita kina ngufu, mu bindi biceho baravuga ngo kina ngufu.
ibindi bice baravuga ngo kina ngufu, ariko muri Uvira ho bakavuga ngo wakombozi ambao walishakuja kutukomboa, si ndio? Birumvikana cyane rwose, wakombozi abandi bakavuga ngo kina ngufu. Nukuvuga ngo bira birometero baramutse babisubiye inyuma, abaturage bapfa Zabwegera. Reka tuza abaturage bari hariya Zabwegera, hari n'umuvandimwe uri muri Amerika umaze kumamagara mu kanya nawe ko mu kariya Zabwegera n'umunyamurenge, agubwe neza. Leonard nawe nagubwe neza, n'abandi bose ba Brian bose bagubwe neza kandi bagire impagarike n'ubugingo aho baherereye. Imana ikomeze ibagirire neza, Imana ikomeze ibagirire neza, Uwiteka akomeze yibanire nabo. Nukuvuga ngo intare zasarambwe kugira ngo zibe zava hariya biragoranye, kuko hariya mu nkengero z'umujyi no ziri gucungira umutekano kugira ngo Wazalendo n'abarundi batinjira bakaza kwica abaturage. Reka twikomereze twigira hariya za Kamanyora. Ndahamya Kamanyora, Makobora ahakomeje kugabwa ibitero bya drone n'ibitero byo mu mazi bakoresheje ubwato. Barakoresha ubwato bakaza kugaba ibitero mu gihe intare zasarambwe umujyi wose wa Makobora arizo ziwukontorora. Donc site ya Makobora irakontororwa n'intare zasarambwe n'amadubu. Umvikana? Site ya Makobora yose irakontororwa n'intare zasarambwe n'amadubu. Ni mu gihe FRDC ikomeje kuzana abasirikari benshi baturuka Kalemi, n'abari baravuye Rubumbashi baraza babadepoza ari ya Kalemi. Abo ngabo nabo bari kwerekera Baraka. Mu gihe intare zasarambwe nazo ziri kwa advancinga, ndetse no mu misozi yo hejuru intare zasarambwe zikaba zirimo za advancinga zerekera Baraka nayo iraza gufatwa. Intare zasarambwe ntago zicaye, intare zasarambwe ziri mu kazi kose. Nukuvuga ngo mwitegure mumenye ko Baraka iza kuba Tombe. Hari abantu benshi bavuga ngo twari tumaze iminsi ngo tutumva Tombe, nangije ndaza ndababwira ati aha naha habaye Tombe. Ndabyibuka abantu benshi narabivugaga nkababwira ati aha habaye Tombe, Bwegera ibaye Tombe, Kikiriba ibaye Tombe, wapi na wapi habaye Tombe. Abantu bakavuga ati ngo ariko se ngo Clever Bemba ibyo ari kuvuga n'ukuri cyangwa n'ukuri? Ahandi hagiye haba Tombe murareba hariya za Moko, kandi mama babwira ukuntu byagiye bigenda. Ruvungi Tombe, Bwegera Tombe, Ruberezi Tombe, Mutarure Tombe, Nyakabere Tombe, Sange Tombe, Kabunambo Tombe, Runingu Tombe, Kiriba Tombe, Kawizi Tombe, Karabu Tombe, Kavivira Tombe, Uvira Tombe, Moko Tombe, Makobora Tombe. Izo za Tombe noneho tukaza Gipupi Tombe. Izo ni za Tombe turi kuvuga. Noneho twizere ko ejo turi kuvuga ati ngo Baraka Tombe, tugakurikiza ngo Fizi Tombe, Karemi Tombe. Ni ikigaragara cyane, ikigaragara. Kandi noneho nk'uko nababwiye, amakuru mwayumvishirije, bamwe muri za Wazalendo bavuga ati intare zasarambwe ziri kwerekera he? Ziri kwerekera muri Manyema. Mwugaheka mwe muri Manyema intare zasarambwe ko ziza naho kwinjira. None se nimamara kuvuga ngo intare zasarambwe nizisubire inyuma ibirometero 75 uvuye Uvira, barababwira ngo abamaze kugera imbere bamaze gufata za Moko, abamaze gufata za Ntuza za Makobora, bari kwa advancinga bari kwegera imbere muri za Baraka, bazababwira ngo namwe musubire inyuma, cyangwa bazababwira ati muve muri Uvira mwegera imbere Baraka ibirometero 75, kuko bazegera imbere kandi none hariho gusubira inyuma. Sinzi iri aho plateau na moye plateau yakorerwagamo ubwicanyi, ndetse n'abaturage b'Abanyamurenge bakaba bari bamaze kubona inzira kugera muri Uvira baciye muri ya misozi yo hejuru. Harimo udusozi rwose, usozi twiza, ndetse ko hari ya Uvira nabonye nta n'icyo bahinga buretse imyumbati hari nayo nabonye yonyine muri iriya plaine hariya, ariko buretse imyumbati nabonye nta kindi nabonye bahinga kiremereye. Nukuvuga ngo rero dukomeze
twitege ko intare za Sarambwe ibyo gusubira inyuma sinzi biriya birometero. Intare za Sarambwe Amadubu, Alliance Fleuve Congo, M23 twirwaneho barubahirije bava muri Uvira. None se Amerika ko ishaka ko intambara zikomeza kubaho, ariko reka mabwiza ukuri, tujye twubaha abanyamerika, reka tububahe, kubera ko ni igihugu ngo ni umupolisi w'isi, baravuga rikijyana bagera gute, ariko se noneho tuzahora mu bukoroni? Reka mbaze, Baraka mwabonye umusore w'umunyamurenge w'umututsi bafashe baramukubita, bamurema ibiguma za gutanga amafaranga, bavuga ati ngo bafashe M23. Si mubyibuka? Ibyo byose Amerika ntiyabirebaga. Ibintu abazalendo, abarundi bakora, FRDC bakora byo gutwika abantu bakabarya, Amerika nibi bireba. Muri Alliance Fleuve Congo, M23, MRDP twirwaneho, Amerika nimwa mureba uko bakora. Hari akantu nari ngiye kuvuga ariko ndakaretse, kuko M23 irahana, nta musirikari wa repinga arahanwa, nta musirikari wa kwica umuturage arahanwa, nta musirikari wa kwiba arahanwa. Ndibuka ndi Uvira, nari mfite moto, hari umuntu ari wantije moto, umusirikari arambwira ngo mangendeho, abandi baramubwira ati ngo fande nakubona uri kugenda ku moto ugeze hariya, ngo aravuga ngo uracaginze, ngo aravuga ngo uribye, ngo urahura n'ibibazo. Kuki batinya kwiba kandi bari ku rugamba? Kandi none reka tuvuge ntibanahembwa, nabakorera bushake bavuga ati tugomba kurwana, uburenganzira bwacu bukubahirizwa, agaciro kacu kakaboneka. Yatinya kugenda ku moto ngo batavuga ngo arayibye, yarambwiye ngo yitware, barabyanga. Kuki ibyo rero ni ibintu harimo itandukaniro. Nibuka ko na Vande Makenga iyo bari gupasinga bati ngo munaenda ngo mkuwe tofauti na wale ambao tuko napigana nao, ngo mugende, ngo ariko mugire itandukano na babandi muri turi kurwana nabo, ntimuzarepinge, ntimuzibe, ntimuzaviole, ntimuzarye ruswa, corruption, ntimuzakore n'ibindi bikorwa bibi. Donc ntimuzabe nka bazalendo, ntimuzabe nka FARDC, ntimuzabe nka Barundi. Ngo bano ndibuka ko Alliance Fleuve Congo cyangwa ARC, Armée Révolutionnaire Congolaise, iyo ukoze amakosa bagusubiza kuri refresh, ukagenda ukongera kujya gukora kosi, warangije kosi ukagenda ukajya gutangira kosi, kuko sitadira aho yazingatia ila ambao ulifundishwa nivyo mu cyama, bakakuvana warize na kadete uri officer, bagagusubiza ukongera kujya kuba rukurutu hejuru y'amakosa wakoze. Uri umusinzi ukora cyakora hari ibyaha nyine bindi bihanwa, ariko bihanwa mu buryo buremereye. Nicyo nshatse kuvuga, bituma icyama kikigira, donc sinzi uko umuntu bino bivuga, ariko barahana. Ntabwo rero intare za Sarambwe nakubwira ngo n'Amadubu bazababwira ngo musubire inyuma, sawa ko nafukuza mapumbafu, ntabwo bazemera. Bafashe Uvira, habaye akantu, hari igikorwa cyakozwe, isasu ryaratakaye, hari abana bakomeretse, ariko nta nabo ukurikiranye ukareba uburyo mu bitaro se wasangamo ngo harimo inkomere zingana za mu 23 nazo, mu gihe Abarundi barapfuye. Nge navuye narwaye hejuru y'umunuko w'Abarundi, w'abasirikari b'u Burundi, FARDC na za wazalendo. Aha, katwigendere rero, tunakomezanye, ariko reka nifurize abanyesabato kugira isabato nziza. Mugire isabato nziza, mukomeze mubane n'Uwiteka Imana, akomeze abagire neza, rwose, akomeze ababe hafi, akomeze abarindire imiryango, abantu bose rwose. Icyo nabifuriza abantu bose aho bari, ndetse na wazalendo, FARDC n'Abarundi,
abasirikare b'u Burundi, abarundi bo ni inshuti zanjye, abaturage bo mu Burundi ni inshuti zanjye. Aha, reka turebere hamwe noneho bano baturage ba Kamanyora icyo bavuga n'icyo basaba. Amakuru aturuka Kamanyora muri teritwari ya Walungu ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aravuga ko abaturage bahatuye bakoze imyigaragambyo igamije kwamagana icyemezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyategetse Alliance Fleuve Congo M23 kuvana ingabo zayo mu mujyi wa Uvira uherereye hafi yaho. Bari muri Walungu ariko bari kwigaragambya kubera ibiri kubera Uvira. Bavuga ati iyi myigaragambyo yabaye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu tariki 19 yitabirwa n'abaturage b'ingeri zitandukanye barimo abatutsi, abashi, abafurero, abarega n'abandi ndetse n'abarundi. Bishyize hamwe bagaragaza impungenge zabo z'umutekano wabo n'icyemezo cy'amahoro mu karere. Abigaragambya bitwaje ibyapa byanditseho ubutumwa bugenewe amahanga by'umwihariko Amerika basaba ko hatangwa ibisobanuro ku mpamvu Alliance Fleuve Congo yasabwe kuva mu bice yafashe birimo Uvira, mu gihe bavuga ko icyemezo nk'icyo cyasize icyuho cy'umutekano ku baturage. Aba ni abaturage ba Kamanyora. Mu butumwa bwabo aba baturage bagaragaje ko Alliance Fleuve Congo M23 bayibona nk'ingabo zubahiriza umutekano w'abasivile, bakemeza ko aho zigenzura hagaragara ituze ugereranyije n'ahandi. Banashinja ingabo za Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo ibikorwa byo gusahura imitungo y'abaturage no kubahohotera, bavuga ko ari byakomeje guteza ubwoba n'ubuhungiro. Ibi bibaye mu gihe Alliance Fleuve Congo iherutse kwikura mu mujyi wa Uvira ikurikije icyemezo cyafashwe na Amerika. Mbere y'iryo vana ingabo muri Uvira, abaturage baho nabo bari bakoze imyigaragambyo isa n'iyi bamagana iki cyemezo, bavuga ko kidasubiza ikibazo cy'amakuru y'umutekano. Nuvuga ngo abaturage ba Uvira nabo mu minsi yatambutse barabizi ko bakoze imyigaragambyo, noneho hiyongeyeho ko abaturage ba Kamanyora bari gukora imyigaragambyo bamagana Amerika. C'est-à-dire nubwo Amerika ivuga kirayi ngo kuva muri Uvira nibyo bitanga igisubizo cy'amahoro, ntabwo bitanga igisubizo cy'amahoro, ahubwo bigitanga igisubizo cy'ubwicanyi ku baturage bari hariya bakiriye M23 ndetse na bwa bwicanyi bwari busanzwe bukorerwa hariya bugakomeza gukorwa. Ngewe rero icyo nindiye ni ukugira ngo tumenye ibikoba bivuga M23 ngo ive hariya, mu kuva hariya kwayo irareka kwinjira Baraka. Icyo kintu mu cyumve, irareka kwinjira Baraka, irareka kwinjira Baraka kabisa. Aha, ibintu rero bitoroshye, ariko ubona ko intare za Sarambwe gahunda ni ukurengera umuturage, kuchunga raia na mali yake. Abaturage ku isonga, abaturage bubahwe, abaturage rwose bagomba kubahwa, abaturage bagomba guhabwa agaciro. Abaturage nizo mbaraga rwose, nizo mbaraga zubaka igihugu. Abaturage nizo mbaraga zitanga umusaruro w'igihugu. Abaturage, nta muturage nta muyobozi wabaho, abaturage bubahwe. Reka mbashimire rero, kore subscribe, sharinge ibiganiro byacu, uri bantu bose babibone. Reka rero nkuko nababwiye, abari kujya gusenga yaba mu nsengero zigiye zitandukanye, abajya mu byumba by'amasengesho, ahandi hose bajya gusengera, cyo nababwira duko mbifurije kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Ciao ciao.